Uyu munsi reka mbabwire uburyo butanu bwa kinyarwanda tugiye gukoresha kugira ngo tubone abasubscribers 1000. Abasubscribers 1000 baragora kubabona, ndetse iyo uri umutangizi ujya kubona ku munsi urabona umusubscriber umwe batanu gutyo kugira ngo uzageze 1000 bikagora. Rero ntabwo nshaka ko tujya muri bwa buryo bw'abazungu cyangwa bwa bundi bw'abamaze kugira aho bagera. Ndashaka dukoresha uburyo butanu bwa kinyarwanda mbona ubwanjye bwamfasha ndetse nawe bwagufasha, tubusangire hanyuma turebe ko iyo channel yawe nibura wayigeza ku basubscribers 1000. Iyi video ntabwo iri bufashe gusa umuntu utaragira abasubscribers 1000, ahubwo irafasha n'umaze kubageza kuba yabikora nibura bakagenda biyongera, nawe akajya kuri 2 ku 10,000 50,000 nk'abandi bose. Iyo wamaze gufatisha ubwo buryo neza birangira ubona ku munsi aba subscribers biko. Reka rero tubugerageze. Muri video yashize twarebye uburyo nanone ushobora gukoresha ukabona amasaha 4,000. Ababikurikije uzareba comment zabo barashima cyane. Rero icyo tugiye gukora uyu munsi, reka tuvuge ku basubscribe. Abatazi umumaro w'abasubscribers hano kuri YouTube, ntabwo gusa ari ukugaragaza ko channel yakuze, ahubwo ni na kimwe mu bisabwa ngo YouTube iguhe monetization. Rero reka dukoreshe ko dushoboye, tubikore mu buryo bworoshye kugira dutangire tuzamure umubare w'abasubscribers tugira ku munsi. Ngiye mugiye kubana nitwa Gatari Fred, nigisha nk'ibi ngibi social media management ndetse na online presence. Ubisanga hano. Nimba warigeze kurota rimwe gukora social media igasa neza, abantu bakayikunda, ikakwinjiriza amafaranga niyo yaba ari make, aha ni ahantu hanyaho. Rero tuza uwe ureba handitse subscribe uhakande kugira ngo tuzadushyiraho video uzajye yakira mu bambere. Ikindi ureba hano hari like uhakande nimba wumva koko iyi video hari ikiri bugufashe. Ikindi mbibutse ko abanyeshuri ba hano bagira kantine ariyo icyanzu.com. Icyanzu.com tugira microphone zitandukanye, iyo ushimye ibyo dukora uraza tugaguha n'ibikoresho, yaba microphone nk'izi zimwe bambara ku mwenda, zimwe z'ibiganiro, amatara, amastandi, byose kandi ku giciro cyiza. Twita kuri karite kuko mbere yuko tuguha igikoresho tubanza no kureba ngo ese kigiye kugufasha cyangwa uraza kubigura birangira. Nimero nimwe ni 0788421133. Iyo nimero y'ibikanu kuko ndabizi uzayikenera. Reka tubyaze umusaruro social media kubera ko nicyo bazikoreye. Ntabwo bazikoreye gutwika gusa, bazikoreye no kuzikoreraho amafaranga. Kuki yatunga umuntu umwe wowe ikanga kugutunga? Reka ibyo bintu tugire gute? Tubyange dukore ku buryo idutunga. Reka tudatinze turebe uburyo bwa mbere bwo tugiye gukoresha kugira dutangire kubona abasubscribers 1000. Nimba uri umutangizi, uburyo bwa mbere bwa kinyarwanda bwizewe nanjye ubwanjye nkoresha cyangwa nakoresheje nubwo bita guhitamo content imwe, guhitamo topic imwe. Umuntu yakureba mu maso akavuga ati ni wa wundi ukora ibi ngibi, ni wa mukomedi, ni wa wundi wigisha, ni wa muririmbyi, ni wa mujura, n'urugero ni wa muntu nyine ukora iki n'iki. Uwo muntu aba yarahisemo content imwe. Rero iyo umaze guhitamo content imwe uza gusanga hari abantu bayikunda. Iyo bayikunda baravuga bati uyu muntu kugira ngo ibyo ntibikaducike, ibinakora ntibikaducike, reka dukore subscribe kubera ko niyo bibasabye barabyemera. Bakavuga bati uyu muntu bitazongera kuducika, reka dukore subscribe hanyuma tujye tubonera video ze kugiye. Icyo gihe rero ukora aka video ukabona kazanye abasabi 10, ukabona kazanye 20, hanyuma uko ziba nyinshi ukabona ku munsi wagize benshi. Rero nimba uri umutangizi uri hano, mbabarira ufata uyu mwanzuro uvuga ngo njye nitwa runaka, nitwa Gatari, wewe witwa Keza cyangwa witwa Eric. Fata umwanzuro uvuge ngo njye ngiye gukora topic imwe. Nimba ari ukwigisha ku bintu bimwe, nimba ari uguteka teka nyine ufasha abantu ku byo guteka, nimba ari uguha abantu inama zabahindurira ubuzima bikore, cyangwa amadocumentary cyangwa amakuru anzura. Ushobora kwibaza uti se ko ndi umutangizi nakora ibi nkabona birarebwa, nakora bira nkabona birarebwa? Yego niko bimera, ariko niba ushaka kuba umunyamwuga mu bintu ukora no kuzamura abasubscribers, hitamo topic imwe ahubwo uyishakeho amakuru ahagije uyikore. Icyo gihe uzakora video 5 10 uzagira muri 20 utangiye kubona abasubscribers bawe biko. Ubwo ni uburyo bwa mbere ugiye gutangira gukoresha uyu munsi kugira ngo ubone abasubscribers 1000. Uburyo bwa kabiri nabwo bwa kinyarwanda bwani Kigali, bw'iwanyu Rusizi, bw'iwanyu Kirehe n'andi hatandukanye, ni uburyo bwo kujoininga icyo twita related group. Jya muri group zijyanye n'ibyo wowe ukora.
kirazira kikaziririzwa twarabivuze kujya muri groupe itajyanye n'ibyo ukora ngo utangire kuyisharingamo amalinki yawe. Mushiti wanjye aho ngaho buriho wiyicira cana. Nimba ushaka kuzamura aba subscribers, jya muri groupe zijyanye n'ibyo ukora, nimba ari izo gusenga, nimba ari iz'abakomediye, nimba ari izo gufashanya n'urugero, ni ibintu byose ukora jya muri groupe zijyanye, nimba ari amakuru y'imikino jya muri groupe ijyanye n'ibyo bintu. Aho ngaho niho muzumvikana nk'abari muri groupe, ukabwira uti nakoze aka video kajyanye n'ibi ngibi turimo, hanyuma mukandebere murebe nimba ari icyo nakosoramo, icyo nakoze neza mukimbwire, icyo nakoze nabi nacyo mukimbwire, hanyuma mumfashe ndebe ko nagira ku ba subscribers. Icyo gihe muri groupe bijyanye n'ibyo ukora bazagufasha bakuzamure. Ariko nimba uvuga amakuru y'imikino ukajya muri groupe y'abasenga ukajya kubabwira ibyo bintu, bahora babona uri umusabirizi, bahora babona ko nyine ibyo bintu byawe nta gaciro bifite. Rero niba witeguye gusharinga no gufatanya n'abantu wifuza ko abandi bagufasha, gerageza groupe zijyanye n'ibyo ukora. Ku ma Facebook ziba zihari ndetse n'ahantu hatandukanye ujoininge, ariko nanone ugire discipline kugira ngo utitwa maskini muri ibyo bintu. Hanyuma wirinde gusharinga video ahantu hadakwiriye, kuko n'ubundi birangira bakanzo bagahita bavaho ntibagire icyo bagufasha. Ubwo buryo bwa kabiri ubwitondere cyane, wite kuri groupe mugize ibyo muhuriraho yonyine. Uburyo bwa gatatu ushobora guhita utangira gukoresha nabwo bwa kinyarwanda budasabye ibikabyo byinshi, nubwo gukora short videos zijyanye n'ibyo ukora kuri video ndende. Short videos zizana aba subscribers benshi kandi mu gihe gito. Ikiba gisigaye ni ukuzikora zisa na video ndende gusa, kuko nukora short videos zitandukanye na video ndende, abantu bazajya baza kuri channel yawe birangire nta kintu basanzeho. Usange short video irabakuruye, bahageze basanga nta kintu gihari. Gerageza ukore video ndende, numara kuya-uploading uyikorere remix, ukateho agashoti gafite amasegonda 30 cyangwa 60 cyangwa 15, hanyuma ugasharing, ugashyiraho related video narabibakoreye hano, hanyuma kagende kazenguruke kuko gakunda kugira views nyinshi, bityo kaza n'abantu baze bakore subscribe, kuko short videos yigize amahirwe zikarebwa birangira zigize aba subscribers benshi. Nta masaha zizana, ariko aba subscribers zirabazana. Rero tangira ugerageza uburyo bwose bushoboka wakora short videos ariko zijyanye na video ndende ukora. Ubwo ni uburyo bwa gatatu ugomba guhita utangira gukoresha, kujya ukata video yawe ndende ukayikuramo akagufi hanyuma ukagasharinga. Hanyuma uburyo bwa kane ugiye gutangira gushyira mu bikorwa uyu munsi kugira ngo ushobore kuzamura umubare w'aba subscribers bawe bihute cyane n'icyo gihumbi kirenge, no kugira gute, no gufasha abantu bareba video zawe. Hano hanze abantu bakeneye ubufasha, bakeneye ibintu nyine wowe ufite kugira ngo ubafashe. Rero nuhitamo gufasha abantu, haba kubigisha uko bateka, haba kubasetsa barakaye, haba kubongerera imbaraga ubaha motivation, haba kubigisha nk'ibi ngibi, ibintu byose waba ukora, haba kubasobanurira amateka y'abantu runaka, bakeneye ko ubafasha. Rero hitamo content, ndetse igihe uri gukora video fasha abantu. Nukora amakuru afasha abantu akabafasha kumenya amakuru yaranze umunsi wose mu minota 10, nukora documentary babwira amakuru wenda ubuzima bw'umuyobozi runaka cyangwa bw'umusitari runaka, nuzi ukigisha abantu uburyo bashobora kubona aba subscribers 1000 cyangwa se uburyo bashobora gukoresha social media mu buryo babyarira umusaruro, nufasha abantu kuba baseka batashye bananiwe, icyo nugihitamo ukagikora neza, ndetse video yawe ikarasa ku ntego zo gufasha abantu, aba subscribers 1000 ntago uzigera ubasaba, ahubwo bazarushaho kuza. Rero ubwo buryo bwa kane ni ingenzi cyane, nakawe nanabushyize ku mwanya wa mbere kubera ko ni ingenzi mu gutuma aba subscribers bazamuka. Ibaze ngo ko nkunda runaka kuri YouTube akora iki, amfasha iki, ese aransetsa, ese aranyubaka, ese agira gute? Icyo kintu rero mukundira nicyo ukeneye nawe gushyira muri video zawe kugira ngo abantu barusheho kugira barusheho gukurikira ibyo ukora, ndetse bahitemo gukora subscribe. Tugiye ku kintu cya nyuma aricyo cya gatanu, twari turi ku cya kane. Mbere yuko tujya ku kintu cya nyuma aricyo cya gatanu, aha tugeze, ese wisanze ufite amakosa ngahe, ni ibiki utitagaho, ni ibiki ugiye gutangira kwitaho, byose sanzura bivuge muri comment. Hanyuma aha tugeze, nimba hari umuntu mugenzi wawe uzi ko
akunda ibi bintu ukaba uzi neza ko utabimusharinze, ikibazo ni icyaha. Hanyuma nimba tugeze kuri uyu munota mbere yuko tujya ku cya gatanu, ibikoresho byose nakoresheje muri iyi video, yaba mikoro, yaba stand, yaba itara, byose ushobora guhita ubigura aho uherereye hose kandi utiriwe uva mu rugo. We fata nimero ya Icyanzu ubonaho ndetse uze no mu mujyi udusure. Ese ni gute ugera mu mujyi wa Kigali ntuze kunsuhuza kandi ngo urankunda? Ngwino ku icyanzu.com ni imbere yo kwamakuza uze tuganire, sibyo? Abahageze mwese muze kunsuhuza muri comment, hanyuma mubwire n'abandi muze, sibyo? Uburyo bwa gatanu rero tudatinze ugiye gutangira gukoresha uyu munsi ni ugukunda abo ufite ukora reaction ku byo bakoze. Reka dukoreshe urugero kugira ngo mubyumve neza. Uyu munsi kuba udukurikira, kuba nkurikira buri munsi, mbiha agaciro gakomeye cyane. Ni nayo mpamvu comment utanze uvuga ngo uzadukoreye kuri iki kintu mbyumva mbere ndetse mpita mbikora. Ni nayo mpamvu comment utanze nyikoraho like sometimes, ndetse iyo ari nziza nkayisharinga abagenzi bawe. Rero uyu munsi tangira abantu babiri batanga comment kuri video zawe ubahe agaciro, ukomeze ubereke ko uba wahaye agaciro ibyo ukora. Icyo gihe bigaragaza neza ko umujyana mu byo ukora ndetse babigiramo uruhare. Niyo mpamvu mbabwira nk'ubu tugeze hano nkakubwira ngo nimba uza mu mujyi wa Kigali ngwino dusuza hano ku icyanzu.com, ngwino nsuze tuganire, ni gute unkunda tutaziranye, waje tukamenyana ko mba ndi hano mu mujyi kwa Makuza. Hanyuma nawe tangira icyo kintu cyo gukora reaction nziza ifasha abantu ndetse igasubiza comment zabo ndetse n'ibibazo bafite rimwe na rimwe kubyukora ukabisubiza. Icyo kintu nugikora uzubaka community igukunda ndetse igusupportinga mu bishoboka byose. Nguko ngayo ibintu bitanu ugiye gutangira gushyira mu bikorwa. Nimba hari ibyo usanze mutajya gushyira mu bikorwa, bikore, nta kindi giciro bisaba, nta mafaranga bisaba, biragusaba byonyine gukora ibi bintu nk'akazi. Aba subscribers 1000 ni ingenzi ku muntu wari we wese wo mu YouTube. Iyo bagejeje ni byiza cyane, iyo bakugora hindura strategy. Kadure mu video ataha. Iyi video nimba igufashije please giye bimbwire kuko comment zose muri bushyiremo ndazisoma. Kadure mu video ataha. Ciao ciao.